Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho umuhanzi w'umunsi bita Clarisse Karasira yakunzwe na benshi yigarurira imitima ya benshi. Amateka ye niyo tugiye kugarukaho. Clarisse Karasira akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2016. Akaba yarakoze video yabashije kugeza ku rubuga nka YouTube zingana na 62 harimo n'ibiganiro n'ubukwe bwe yagiye akora n'ibindi byose yagiye atanga ubufasha bw'ibanze. Clarisse Karasira akaba yararebwe cyangwa se akaba amaze kurebwa na miliyoni 43 nizo zimaze kumureba. Clarisse Karasira akaba afite abantu bamukurikirana bangana n'abasubscriber ibihumbi 276 nibyo bibasha kumukurikirana. Clarisse Karasira ngiye kubagezaho indirimbo zimwe yagiye akora, niba uri umufana we cyangwa se muri abafana be mukaba mwarazibagiwe ndi hano ngo nzibibutse. Nisi ngisi ni wagenda ukazireba ku rubuga nka YouTube akoresha. Izina rye akoresha ni Clarisse Karasira. Haza ntukababare, ibarabara, hakaza icyama, hakaza gira ubuzima, hakaza utagushima, hakaza Kwanda, hakaza uwo mwana, hakaza Mama Tabita, hakaza Mama Afrika, hakaza Angelina, hakaza ubuntu, hakaza Rwambyaye, hakaza Tabara, hakaza Ndagukunda, hakaza Injudgment, hakaza ibikomere. Ndabakunda cyane, ndabakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro. Niba wahageze cyangwa se uri kureba iyi video uramenye ntugende utavuze, utaba nka cya kinyoni bita igishwi cyagiye kitavuze. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Nkomeje gushimira abantu mwese muri kugenda mukora like, comment na subscribe. Ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mwakoze cyane. Ikindi ndagiye mbabwira amateka ya Clarisse Karasira. Ni umuntu wagiye akora ibintu bitandukanye cyane, akaba yaraciye agahigo mu bahanzi bo hambere, akaba yarahawe ibihembo. Mu gihe iyo ugize abasubscribe ibihumbi 100 uhabwa ibihembo. YouTube iguha ibyo byose yarabyakiriye, n'ibindi bihembo yagiye ahabwa nk'umuhanzi ukora gakondo kandi akayikora neza, akora